umutekano wuzuye, akaba niyo mpamvu gusaba yuko ugomba gutuza ukabika iryo banga. Nta muntu wo hanze yaba iribagiza yaba musaza we ndetse n'undi uwo ari we wese ukwiriye kuba watobora ngo ubwire yuko Rugema yazanye wa mudokiteri hano mu rugo bari kumwe. Oya, mbabarira rwose twubahane kuri icyo kintu. Ni karibu. Karibu afande. Mwiriwe neza. Ako ni muri aho derukana. Makuru neza afande. Karibu. Yastari. Amakuru neza. Ya, turashima Imana uko biri kose. Namwe biragenda mu kazi. Mu kazi biragenda. Mwihangane twose utabategura. Ya, hano se ko twamaze kuba nk'abavandimwe, karibu urayihorana. Murakoze. So mbasuye rero numvaga hari ibyo ushaka tuganira. Ariko madamu yaba yigendeye cyangwa oya ntacyo kumeza gihari. Ntekereza ko nabyo tuganira ari iby'umuryango. Nta kintu kiri deep cyane. Okay. Kugema rero ndi muri procedure yo gutanga ikirego. Bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane kuri iyi episode tugezeho. N'ubwa mbere mugiye kuba mwabona Rugema afite ubwoba bwinshi cyane kubera ko musaza wa Iribagiza amaze kuba yamubwira ko agiye kuba yarega, kandi umuntu agiye kuba yarega turamuzi twese ni Rugema, yuko uyu musaza wa Iribagiza amaze iminsi aneka hano hantu, aneka kwa Rugema. Amaze iminsi hari ubushakashatsi arimo acukumbura uburyo Rugema yaba yarabonye Iribagiza, kandi abantu twarebanye izi episode zagiye zirangira mwabonye ko uyu musaza wa Iribagiza yakunze kuza hano kwa Rugema agakunda kuba yabaza Rugema ibibazo byinshi cyane, ariko ubu ngubu afashe umwanzuro yo kuba yajya kuba yarega yuko amaze kuba yabona ibimenyetso byerekana ko Rugema ari we wishe ababyeyi babo, ababyeyi b'uyu musore Rurangirwa ndetse na Iribagiza. Rero ibi ni ibintu byiza cyane Rurangirwa agiye kuba yakora kubera ko amaze kuba yamenya ukuri neza, ariko ntabwo arabasha kuba yabona ibimenyetso. Rero Rugema ibi bintu biramutunguye, bimutera ubwoba cyane. Ni ubwa mbere mugiye kuba mwabona Rugema arimo atitimira bwa mbere muri filime Inzira y'Umusaraba. Ibintu bikomeje kuba ibindi kubera ko Rugema agize ubwoba bwinshi cyane. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota, jya muri comment ubashe kuba watangamo igitekerezo cyawe. Nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, ubundi nze tubane hano muri video yacu igiye kuba yakurikira, kubera ko biraba ari ibintu byiza cyane ku bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Rero nawe nimba utajya ucikwa, kanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, iryo jambo uri kubona, kubera ko biraba ari ibintu byiza cyane tugiye kuba twareba muri iyi episode. Rero hano coach yaraje kuba yasura Iribagiza, aje kuba yamubwira amagambo yabashe kuba yakumva Rugema arimo aganira na wa musaza bita umuzamu hano mu rugo kwa Rugema. Rero coach yaje amubwira amagambo y'uburyo yumvishe bari kuganira, amubwira ko uriya musaza atari umukozi ahubwo afite ikintu kimugenza, kandi twebwe twamaze kubibona ko uriya musaza ari we dogiteri wakavuye Iribagiza, ariko akabasha kuba yaragambanye ari hano muri runo rugo, akaba yaragambanye na Rugema Iribagiza ntibabashe kuba bamuha umuti. Rero ni ibintu bibi cyane kuba coach yabumvishe akabasha kuba yaza akabwira Iribagiza, ariko Iribagiza ntabashe kumva uyu coach, kandi twabonye ko coach yavugaga ukuri, kandi twamaze kubona ko Rugema ari mu mipango mibi cyane, ariko musaza wa Iribagiza amubwiye ko agiye kuba yatanga ikirego. Rero ni ibintu byiza cyane kubera ko musaza wa Iribagiza amaze kuba yacukumbura akabasha kuba yamenya ukuri kwerekeye ku babyeyi babo, ariko nta bimenyetso afite. Ariko Iribagiza hano yakabaye yumvishe coach. Rero Iribagiza yagumye ahakanya coach ko uriya musaza ubura igihe gitoya ngo apfe atari umuntu
wabasha kuba yaza muri runo rugo afite ikindi kintu kimuzanye atari ubuzamu. Rero Iribagiza Coach yagumye amubwira ko yumvishe amagambo menshi arimo ashwana na Rugema, amubwira ko ubuzima bwo hanze aburambiwe. Rero byari ibintu byari bitangaje kubera ko umuzamu kumva arimo ashwana na boss we, nawe uri Coach ntabwo wabasha kuba wabyiyumvisha uburyo ari kuvuga ko ubuzima burambiwe. Iribagiza rero babashe kuba babimwumvisha, ariko Iribagiza abatera utwatsi, ababwira ko uriya musaza nta kintu kindi cyaba cyaramuzanye mwa runo rugo. Ariko Kanyana yahise amwibutsa ko uriya musaza yaje mwa runo rugo afite nawe ikintu kimuzanye, yuko Kanyana nawe amaze kuba yabikeka kubera ko nawe yabashe kuba yaba mwa runo rugo igihe kinini, kandi Rugema yari yarabasezeranyije ko nta wundi muzamu bazabasha kuba bazana mwa runo rugo. Uri kumva ko rero uriya musaza nyine yamaze kuba yamenyekana, nubwo babibwiye Iribagiza akabasha kuba yabica amazi, kandi twebwe twamaze kubibona ko uriya musaza yabashe kuba yagambanira Iribagiza nubwo atamuzi. Umuti yari kuzamuha agiye kuba yawuha Rugema bakabasha kuba bawumena, akagurisha imitungo y'aba bantu yaba Iribagiza na musaza we. Uriya musaza akurikiye imitungo hano, ntabwo agishaka kuba yavura Iribagiza. Rero uri kumva ko uriya musaza atangiye kuba yakora ibintu bibi cyane, kubera ko yakabaye ahubwo avura Iribagiza akabasha kuba yazamugororera nyuma, kubera ko bafite imitungo myinshi cyane. Rero uriya musaza mbere y'uko ababyeyi ba Iribagiza bapfa, niwe bari barasigiye imitungo yabo n'impapuro z'imitungo yose, niwe wari uzibitse. Rero yabashe kuba yazishyikiriza Rugema ngo babashe kuba bazigurisha. Uri kumva ko uriya musaza atangiye kuba yakora ibintu bitari byiza cyane. Ntabwo Iribagiza azabasha kuba yahabwa ubutabera bwe, kubera ko atarimo kwibuka ibintu byose byabaye mbere, ngo yibuke abamwiciye ababyeyi. Abashije kuba yakibuka umuntu wamwiciye ababyeyi, Rugema yaba ari mu mazi abira, kubera ko Rugema niwe wabashije kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza, niwe wabashije kuba yakurura imbarutso. Rero uri kumva ko byaba ari ibintu bibi cyane, nubwo Iribagiza babashe kuba bamubwira amagambo ntabashe kuba yakumva, ariko abashe kuba yakumva Coach n'uyu nguyu Kanyana ibyo barimo bamubwira. Uri kumva ko Iribagiza yaba ari ibintu byiza cyane. Rero bamubwiye ati ajye kuneka uriya musaza wabashe kuba yakinjira mwa runo rugo. Iribagiza yabashe kuba yabatera utwatsi, abasha kuba yabahakanya. Se Iribagiza aragera aho yemere ibintu uyu mukobwa Coach arimo aramubwira, ndetse na Kanyana. Byose turaza kuba twabireba muri episode igiye kuba yakurikira. Icyo usabwa ni ukuba wakanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana, kandi nimba ubashe kuba wagera hano kuri uyu munota, tanga igitekerezo cyawe aho muri comment, ushyiremo ama emoji y'umutima, kugira ngo turebe ko twari turi kumwe n'abantu babashe kuba bakurikira izi video zacu kugera kuri uyu munota. Rero hano byari ibyishimo gusa. Hano musaza wa Iribagiza yari yakundanye na mushiki wa Cyusa. Urumva ko nabo batangiye kuba bakora umuryango mwiza cyane, kubera ko uyu musore abashe kuba yabwira umukobwa ko amukunda bwa mbere. Ibyo rero byari ibyishimo byinshi cyane kuba uyu mukobwa mushiki wa Cyusa abonye umukunzi. Yari yabonye uyu musore bwa mbere aza kureba Cyusa iwabo, aza kwa Cyusa, aza kuba yareba Iribagiza ari kwa Cyusa. Uyu mukobwa yumva ahise akunda uyu musaza wa Iribagiza. Rero byari ibyishimo cyane kuba babashe kuba bakundana, noneho bakabasha kuba batinyukana, noneho bakabwirana ko bakundana. Rero umukobwa yabwiye umuhungu ko amukunda kurenza ko yamukunze mbere hose akimubona, yamukunze mbere y'uko bahura, mbere y'uko amukubita amaso gusa yahise yumva aramukunze. Rero byari ibyishimo gusa kuba uyu mukobwa yarabashije kuba yakunda uyu musore, n'uyu musore akabasha kuba yakunda uyu mukobwa. Ariko kubera ko uyu musore agira amasoni cyane, yari umupolisi yiyubashye,
agira isoni zo kuba yabwira uyu mukobwa ko amukunda, nuko uyu mukobwa yabicishije muri mama we, amaze kuba yabicisha muri mama we aragenda abibwira uyu musore nawe yari yarakunze umukobwa kera ariko atarabasha kuba yabimubwira, ahubwo ngo areba amapeti ye, ngo yarangiza ngo akareba kubwira umukobwa ko amukunda, ngo umukobwa akamubwira ko hari undi muntu akunda, ngo yaba yumva asebye cyane ngo n'amapeti yari yambaye. Urumva ko rero byabashije kuba ari ibintu byiza byabashije kuba byaza muri iyi filimi. Iyi filimi itangiye kuba yagera ahandi hantu haryoshye cyane ku rundi rwego, kubera ko tumaze kubonamo nyine ko ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kuba Cyusa na Iribagiza barimo gukundana, tukabona noneho na musaza wa Iribagiza arimo arakundana na mushiki wa Cyusa. Uri kumva ko ibintu bitangiye kuba byaba uburyohe hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Yabashije kuba yaganira n'uyu mugore we Mama Kanyana, akabasha kuba yamubwira ko atagomba kuba yavuga ibintu yabashe kuba yakumva barimo baganira kuri dogiteri, kuba ari muri runo rugo yabashe kuba yagera hano kwa Rugema. Iribagiza akaba arimo arahiga dogiteri kandi bari kubana mwa runo rugo. Iribagiza akaba arimo arahamagara ba kamarade umunsi ku munsi, ba kamarade barimo barahiga dogiteri, kumbe yibereye hano kwa Rugema. Uri kumva ko rero Iribagiza naramuka amenye ko dogiteri ari hano kwa Rugema, byaba ari ibintu bibi cyane kuri Rugema, kubera ko Rugema byaba bimurangiriyeho, nta kindi kintu yaba akibashe kuba yakora, kubera ko dogiteri bahita bamufata bakabasha kuba bamwaka umuti afite, umuti wa kabiri Iribagiza azanywa kugira ngo yibuke. Rero hano Iribagiza, uyu mugore Mama Kanyana yabashe kuba yabona iturufu, noneho agiye kujya atsindisha Rugema, agiye kujya amubwira noneho buri kintu cyose Rugema akabasha kuba yamwumva, kubera ko amaze kuba yamenya amabanga ye. Rugema ntazajya yiha kuba yasuzugura uyu mugore, azahita amenya amabanga azahita amena amabanga ya Rugema, kugira ngo Rugema aba ajye mu bibazo bikomeye cyane, yuko aya mabanga uyu mugore yumvishe aramutse amenwe n'abandi bantu atari uyu mugore. Uri kumva ko byaba ari ibintu bibi cyane. Nubwo koci yabashe kuba yakumviriza ba Rugema, nta kintu kizima yabashije kuba yakuramo, ariko uyu mugore yabashije kuba yakumva amabanga yose ya ba Rugema. Yamaze kuba yamenya ko dogiteri ari hano mwa runo rugo, dogiteri barimo barahiga cyane, barimo barashakisha hirya no hino kugira ngo babashe kuba baha umuti Iribagiza ngo abashe kuba yakibuka. Uri kumva ko uyu mugore aramutse amennye aya mabanga, byaba ari ibintu byiza cyane kuri Iribagiza, bikaba ari ibintu bibi cyane kuri Nyirantambara na Rugema ndetse na Fabiola. Uri kumva ko uyu mugore abitse amabanga akomeye cyane, yashyira ubuzima bwa Rugema mu kaga, agashyira ubuzima bw'uriya musaza mu kaga. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba ubona hari ikintu wabashe kuba wamenya wakumva, kanda subscribe kuri ino channel, nurangiza ujye muri comment ushyiremo emoji y'umutima, kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira. Kandi nawe wamaze kuba wakanda subscribe, nongera kuba nagushimira cyane. Wakoze igikorwa cyiza cyane, gikorwa n'abagabo, gikorwa n'abantu bamaze kuba bajijuka. Nimba utarajijuka ntago wabasha kuba wakora subscribe kuri ino channel. Rero nawe uri uw'agaciro, wowe umaze kuba wasobanukirwa amasomo menshi tugenda dufatira muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Urabona ko bitangiye kuba byagera ku rundi rwego, ibintu bitangiye kuba byaba byiza cyane kurushaho. Wibutsa ko hano tubasha kuba twahafatira amasomo agiye atandukanye abasha kuba yatambuka muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero aya ni amasomo yagufasha kubaho mu buzima busanzwe no mu bundi buzima, mu bintu ucamo, mu bintu wanyuzemo bikugoye, ujya ubasha kuba wabidusangiza hasi muri comment, kugira ngo ugire n'abandi bantu wafasha kuba bagira ikintu babasha kuba bamenya, bakabasha kuba basobanukirwa. Urumva ko nawe waba ufasha
wabashije ugakora igikorwa gikomeye cyane, kandi ntugende ntiwibagirwe kuba wakora subscribe kuri iyi channel kubera ko ari iby'agaciro, kubera ko wamaze kuba wagera ahantu habashije kuba wasobanukirwa buri kimwe. Tuzajya dusubira muri video zigiye zitandukanye, ntukajye ubasha kuba wacikwa izi video, kandi utange n'ibitekerezo byawe y'uburyo uri kugenda ubonamo iyi filimi Inzira y'Umusaraba.